Abakoresha imbuga nkoranyambaga ntibavuze rumwe ku banyarwandakazi bagaragaye mu mwambaro wo kogana ugaragaza imiterere yabo uzwi nka bikini ubwo bari barimo guhatanira guhagararira u Rwanda mu marushanwa ya Miss Calabar Africa 2020. Ku cyumweru tariki 25 Ukwakira umwaka wa 2020 nibwo hatowe abakobwa batanu babonye itike yo kuzavamo umwe uzaserukira u Rwanda mu irushanwa rya Miss Africa Calabar 2020 rizabera mu gihugu cya Nigeria. Ni mu ijonjora ryabereye kuri Portofino Hotel iherereye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ni ku nshuro ya mbere mu Rwanda habereye igikorwa cyo guhitamo umukobwa userukira u Rwanda muri iri rushanwa rimaze kuba ubukombe muri Nigeria. Abakobwa batanu babonye amahirwe yo gukomeza mu kindi cyiciro ni Uwihirwe Yaspi Kasmir wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2019 ndetse na Murebwayire Irene witabiriye Miss Rwanda 2019 hamwe na Uwase Aisha ndetse na Kirezi Rutaremara Brin bitabiriye Miss Rwanda 2020 na Gacukuzi Belize witabiriye Miss Rwanda 2018. Aba bakobwa batsinze nyuma y'uko banyuze imbere y'akanama nkemurampaka babazwa ibibazo bitandukanye ndetse bakiyerekana mu myambaro isanzwe no mu mwambaro wo kogana uzwi nka bikini udakunzwe kuvugwa rumwe na benshi. Benshi mu bakoresha urubuga rwa Twitter bavuze ko bitari bikwiye ko umukobwa wemererwa guserukira u Rwanda apimirwa mu kwambara bikini by'umwihariko ahantu hatari ku mazi. Abandi bavuze ko igihe kigeze kugira ngo leta ijye igenzura byihariye iby'aya marushanwa y'ubwiza ndetse ngo niba ari ukwambara bikini n'abagize akanama nkemurampaka bajye bazambara. Si umwihariko w'u Rwanda, aho amajonjora yo kwitabira Miss Calabar Africa 2020 ageze, abakobwa bahatana basabwa kwiyerekana mu myambaro isanzwe ndetse bakiyerekana no mu mwambaro wa bikini. Bikini imaze kuba nk'icyita rusange mu marushanwa y'ubwiza akomeye ku isi ku buryo umukobwa utayambaye mu irushanwa hari amanota menshi atakaza, kenshi binarangira nta kamba na rimwe yegukanye muri iri rushanwa. Uyu mwambaro ukunze gukurura impaka kuva ku bakobwa baserukiye u Rwanda muri Miss Supranational, Miss Earth n'andi marushanwa y'ubwiza aho basabwa kwambara uyu mwambaro ufite inkomoko mu bihe by'Abaromani. Lydie Mutesi Mwambali yanditse kuri Twitter ati: "Mumugure, harya ubwiza bw'umukobwa bubonwa ari uko ashyize hanze ubwambure akiyerekana. Hanyuma se muri aya marushanwa y'ubwiza bagenzi babo b'abahungu ko narabona amafoto yabo nk'aya bo ntibibareba?" Mu gusubiza iki kibazo, ukoresha izina rya Pam Mudakikwa ku rubuga rwa Twitter yavuze ko akimara kubona aya mafoto amagambo yashize ivuga arumirwa. Yibaje niba aya marushanwa yari ayo koga kuko aheruka imyambaro ariho ikoreshwa. Yavuze ko atarabona abasore bahataniye ikamba mu marushanwa atandukanye bambara utwenda nk'utu. Asaba ko abanyarwandakazi bubahwa. Ishimwe Maria yavuze ko Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yagakwiye gushyiraho umurongo w'aya marushanwa y'ubwiza. Ati kuko umuntu arabyuka akambika abana ubusa ngo babe Miss. Sinzi nimba n'utsinzwe hari ibihembo cyangwa inyungu abona. Naho ukoresha izina rya Mvukiyehe we yavuze ko ubwiza n'uburanga ari ibintu bitandukanye kandi ko kwambara bikini bitagira mwiza ahubwo bigira ibyomanzi kuko ubwiza bw'umwari ni umutima gusa, abatawugira ntibumva ibi. Mvukiyehe yavuze ko igihe kigeze kugira ngo duhane duteshe twihanukiriye. Ati nsaba kandi abarwanya icuruzwa ry'abantu gukira umwotsa. Lydia Mutesi we yagize ati: "Ni ukuri Imana y'u Rwanda idutabare kandi abanyarwanda duhonoke, turararuza ibitindagasani byose nta kuyungurura." Mbese ababitegura n'abakemurampaka bo bagiye bambara gutya bagatanga urugero rw'ubwiza. Ukoresha izina rya Africa is the Future yavuze ko aba bakobwa bambaye bikini kuko biri mu bisabwa muri aya marushanwa y'ubwiza. Amerika Yihora yavuze ko nta mukobwa uhatirwa kujya muri iri rushanwa kuko ngo uryitabira abazi neza ibisabwa. Ati reka nkubwire rero Mutesi Lydie, ririya rushanwa ryitwa Miss Africa Calabar ribera muri Nigeria kandi muri criteria ry'abaritegura harimo kugenda umurika utwenda bakoresha ku mazi. Ndakeka nawe bahatira kurizamo uza wiyemeje kwambara bikini kandi ndumva batareba ubwenge gusa ukore research. Mwene Munana we yagize ati: "Ntekereza ko ubwiza butagaragazwa n'ubwiyambure ahubwo ubwiyambure bukurura irari ry'umubiri, irari rigatuma imisemburo ya dopamine itanga ibyishimo izamuka bityo umuntu akishimira kureba ibyo, naho ureba ubwiza bisaba kureba inyuma h'umuntu n'imico n'imyitwarire ye."
Mpundu Beni yavuze ko nawe wari ukwiye kubazwa umukobwa wabwiye gukuramo imyenda akabikora. Ati none se niba umuntu ufite imyaka y'ubukure bamubwiye bati vanamo imyenda nawe akayivanamo ku bushake, urumva arinde ufite ikibazo? Kanyamaza we yagize ati ariko nta kibazo mbibonamo kuko n'ubundi ntekereza ko iyo umukobwa yambaye kuriya nibwo tubona neza imiterere ndetse n'ubwiza bwe, ahubwo ikibazo cyaba hagize uwo bajyanamo ku ngufu cyangwa uhanirwa ko yagiyeyo. Karangwa ati ibi bintu nemeye ko biri kubera mu Rwanda. Umwana umwe w'umukobwa ambwiye ko harimo babiri biganaga. Gusamisha amakuru arambuye y'iri rushanwa nubwo ntekereza ko abariteguye bazwi. Naho Rugango Aniti we yavuze ko kwambara bikini abifata nko kutiyubaha no kwiyandarika. Ati njye ibi rwose simbifata nko kugaragaza ubwiza, ahubwo njye mbifata nko kutiyubaha no kwiyandarika. Ibi se bitandukaniye he na za ndirimbo twamagana koko? Ese umubyeyi wakwishimira kubona umwana we yambaye gutya n'indi? Rwema Mutabazi ati babandi bamagana indirimbo dore akazi gakomeye karaha. Aba bana ubusa buri gukorwamo bizinesi zisuzuguza umunyarwandakazi. Lydie Mutesi yaje kwibaza ati mbese ababitegura n'abakemurampaka bo bagiye bambara gutya bagatanga urugero rw'ubwiza? This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko n'ahandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.